Mu mirenge igize akarere ka Musanze yatangijwe irondo ry'umwuga, abaturage n'abayobozi bahuriza ku buryo ryagize akamaro. Twabashije kubaka irondo ry'umwuga nk'uko mwaribonye muri iyi minsi ko twavuguruye irondo ry'umwuga, tubasha kumapinga ahantu hose hari abajura bateraga kaci, dushyiramo ingufu mu byerekeranye no gushaka amakuru. Irondo ry'umwuga ritarajyaho twaravunikaga kuko ntabwo twashoboraga kuba wagenda uri umwe, ariko ubu ngubu ku irondo ry'umwuga rihari ni ukuvuga ngo umuturage ajya kugira ikibazo irondo ry'umwuga ryahageze. Mu mutekano twashyize imbaraga mu marondo, ngira ngo umurenge wa Mukoro uzwiho mu murenge ugira ibihazi byinshi, ugira abajura, ugira abantu batera kaci, ariko uyu munsi imirenge myiza yishimirwa ko ubu bujura nta bugihari bwacitse, abatera kaci ni muri Bugese nta bagihari. Mu nama mpuzabikorwa y'akarere ka Musanze yahurije hamwe inzego z'umutekano n'iz'akarere, umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent Alexis Ndayisenga yagaragaje ko hakiri icyuho mu kubungabunga umutekano. Yasobanuye ko ibyo bituma haba ibyaha biterwa n'ibiyobyabwenge, inzoga z'inkorano n'amakimbirane aganisha ku kwicana kw'abashakanye. Icyaha cy'ubwicanyi turagenda tubona bumwe mu bwicanyi bukorwa, twarabonye ibimenyetso bimwe na bimwe ko hamwe na hamwe hashobora kuvamo ubwicanyi. Ibyo twakwiyemeza byose twabigabanya, byose birashoboka. Turasaba rero ko inzego zose ziri hano buri wese yumva ko ari uruhare rwe, akamenya mbere na mbere ibyaha byiganje n'ababikora. Abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga ko mu gihe irondo ry'umwuga rizaba ritangiye gukora neza, ibyo byaha bizagabanyuka kurushaho ko ryavuguruye imikorere. Irondo ritaraza muzi ko za kaci zari nyinshi. Reba nko ku muhanda w'amapave urahabona nta muntu wahanyuraga saa 12 hara ku kiraro cy'Iyawunde, murahazi hari ku kiraro cya Muhe, ariko nkeka ko mu myaka 2 ishize nta rugomo rukihaba. Irondo ni urufunguzo rw'umutekano 100%. Cyo ndagihamya shingiye kuki mu by'ukuri bitanga umusaruro. Ikibazo aho kibera ni igihe wiraye kumva ko ufite irondo nturigenzure rikaza ku kazi, ndetse nyuma y'amasaha arikajya kwiryama cyangwa se rikajya mu bindi ntirikore nk'uko bikwiriye. Irondo umuntu araryubaka, kandi inzego z'umutekano nk'abantu bafitemo ubumenyi bakadufasha, bakatugira inama, nabo bakabatoza, bakabaha experience y'uburyo inzego z'umutekano zitwara mu kazi. Kugeza ubu mu karere ka Musanze irondo ry'umwuga rikorera mu mirenge 6 gusa. Umuyobozi wako Nsengimana Claudie avuga ko bafite umuhigo wo kurikira mu mirenge 15 yose ikagize. Turimo turaryongerera imbaraga, haba mu kubaha amahugurwa akenewe, duharanira ko bigera mu mirenge yose, noneho kandi bagahabwa imbaraga, byaba iby'ubujura, byaba iby'urugomo, binarangire ku buryo bufatika. Ibindi bigomba gushyirwamo imbaraga hazibwa icyuho cy'ibihungabanya umutekano no kuzuza ibibanza n'inyubako zigaragara nk'indiri z'amabandi, amakimbirane mu miryango aturuka mu buharike n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko biganisha ku bwicanyi n'abana bata amashuri. Hari kandi imikino y'amahirwe irimo n'urusimbi ikenesha abayikina, n'isuku igomba kwitabwaho ahantu hahurira abantu benshi. Tuyishime Jado Fils mu karere ka Musanze.